jawe niwabagi muhira ndagiro jawe tumutari dugenye ari umwe. Ndabasuhuje mwebwe mwese tubanye ku Mubyeyi Dina TV. Uko bisanzwe televiziyo ibagezaho ibiganiro bitandukanye by'abastar abo mu Rwanda, abo muri Afurika n'abo hanze yayo. Uyu munsi twabateguriye kandi tugiye kubagezaho amateka y'umusaza Karekezi Louis. Umusaza Karekezi Louis yavutse mu mwaka w'1955, afite imyaka 69 y'amavuko. Avukiye ku Gisenyi muri Rubavu, umurenge wa Rugerero, house ari ku rukiko. Wakamuzinzi ka Rusagara yarabereye umutware. Ishuri abanza yayize ku Nyundo, ku ishuri rya Sanzari. Ayisumbuye yiga i Nyamasheke, aho yize icyiciro rusange mu kigo cya Kagano. Yarangije icyiciro rusange ahita ajya muri Jandarumeri. Mwaka w'1974, aho yamazemo imyaka 5 gusa, ahita avamo. Umubyeyi we w'umugabo yaramaze kwitaba Imana kugira ngo yite kuri mama we, cyane ko ariwe wari imfura mu rugo, abandi bari bato. Ageze mu rugo mu Rugerero ntiyicaye, yashatse akazi yakoraga ataha, aho yakoze akazi k'ubushoferi kuko yari afite permis yari yaraboneye muri Jandarumeri. Umusaza Karekezi twamubajije aho yatangiriye impano yo kuririmba. Yagize ati, nkirangiza mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, nagiye kwiga i Nyamasheke, murirayo n'umusore Sekimonyo Emmanuel anyigisha gucuranga gitari, akajya anankosora mu byo nahanze. Navuye i Nyamasheke, ngeze iwacu mu Rugerero, basanga abasore 2 bafite gitari bari gucuranga. Bari bavuye mu Rwerere, ndabasaba ngo bampe ncurangeho. Barampa ndacuranga, babanza no guseka cyane bavuga ati umwana ungana nkawe yabasha gucuranga gitari. Ndacuranga, basanga ndabizi, abo basore bari abo mu Mpara. Igihe cyaje kugera ndi muri Jandarumeri, uwitwaga Nsengiyumva Bernard aza muri Gendarme, hari ako Kacyiru niho twabaga. Aza gutoramo abazi gucuranga, nuko nanjye njyamo. Twavuyemo turi abantu 8, duhita dukora orchestre twise Umubano. Orchestre Umubano twaririmbye indirimbo nyinshi, harimo Julieta, Reka nkurime, reka ngutageshejewe, oh Julieta, Julieta, Maria, Adela Mukasine, Giroshya, Kanyota, nyinshi muri zo ninjye wagize uruhare mu kuzihimba. Orchestre twatangiye mu mwaka w'1977. Mu mwaka w'1982 naje gushaka umugore. Mfite abana 4 b'abakobwa. Twamubajije niba ntawamukurikije umwuga w'ubuhanzi cyangwa w'uburirimbyi. Aragira ati, ntawankurikije mu kuririmba, sinzi niba banabizi, ariko ni ibyamamare ku giti cyabo babitewe n'amafilme. Twamubajije nk'umwana we waba baramamaye kubera gukina filime, tubwira ngo ni umukobwa ukina avuga ikigoyi cyinshi cyane witwa Uwimpundu Sandrine. Benshi Uwimpundu Sandrine muramuzi, mumuzi ku izina rya Alphonsine muri filime Umuturanyi. Uyu akaba ari bucura by'umusaza Karekezi Louis. Ubucura bwe agera tubwira ko afite undi mukobwa witwa Karine, uyu ni umudirector w'amafilme. Iyi orchestre umusaza akomeje atubwira ko yahagaze mu mwaka w'1985. Umwe yagiye avamo aririmba ku giti cye, abanje kuvamo Mwitenaho Augustin, kandi ngo ari inshuti cyane ya Karekezi Louis. Nawe rero ngo ahita yumva ntiyagumamo, ahita avamo, ahita ahagarika n'ibintu byo kuririmba, ahita yisubirira iwabo ku Gisenyi. Uyu musaza Karekezi Louis cyangwa se Paul Alphonsine kuva yahagarika kuririmba mu Mubano mu mwaka w'1985
ntarongera kubikoraho na rimwe. Akaba atuye mu Mutara, Kabarore, aho atuye ubu n'umuryango we. Ndagushimiye wowe wabanye natwe muri iki kiganiro.